Ndi papa sava. Nta kibazo gihaje rwose. Umusa? Kaza enjoying wa. Ura kumfotora. Harya na hasi gusa 20 uzi kuyikoresha. Grand frère. Mvo. Uwo mujama. Yo, Abisubije none. salamu. Hari ukuntu ushaka gushyira akantu kuri stati ya WhatsApp. Ugize uyisu ukagira. Ushaka kugakoropinga? Oya, urabona aka kanuza kari kuri stati yoyo. Nyereka turebe. Ndashaka kugashyira ku yanjye. Oya, urumva. Ushaka ugasave. Arashaka gukura kuri stati yundi nawe agashyira kuri stati. Ngashyira ku yanjye. Uhita ukora copy na paste. Nirishe mana bro. Cyarishe. Rishare. Ariko wanakora copy na paste. Mu buryo buri gakondo. Ariko mu buryo buri digitale wakora rishare. Rishare urayizi? Nande? Kanda kuri rishare. Hari utuntu turebana gutya. Hariho utuntu tw'udufurashi. Tumeze ngo. Tudufresh. Uri kutubona? Tw'udufresh. Tumeze nk'utu dufata impapuro. Urakoze cyane. Ngakandeho. Yego. Hanyuma uhita nyine uri flashing. Aha. Ubwo mbona uri umusirimu ibyo bintu byakunaniye. Oya none se umuntu amenya byose graphe. Ubu gukora refresh byakunaniye. Okay. Dore do. Bagira batya. None ku buryo kajya ku reste. Tegereza internet yawe ndabona iri hasi. Oya sikura nonse bitarimo kugera. Wabibonye? Yabo kagiyeho. Gahe tubwira umuseriveri wanyoherereza akana. Kagiyeho kabisa. Biremera bifurashinze. Soze vetira hano mwamaze kumenya kuzikoresha. Sawa nyine. Asuko mbari cyane cyane kuzikoresha. Ni sawa. Byarwa. Ahubwo se, mano? Yes. Mva mwana. Yego. Rekanze. Niteko. Yego. Abaye akagasobombo. Ntumbwire ko ndakagasobombo muri iyi foto. Uri abantu bagiye kuduha ikinwaji muri iyi minsi. Nuko nsa. Se ko bazakubonwa. Mano? Yes. Fasha ngone nkwereke ba. Daje umusaza. Mfite ubwoba ko nawe uko bwanyu buzapfa rwose. Diaspora gibe n'abatanga. Ariko mano wagiye ucunga izamu ryawe. Harya. Niba ndabazi umujeni. Mfite ubwoba ko ubukwe bwawe buzapfa nkagira hano bakangahe. Se wareke. Sasa ndashaka kugira ngo bibiri ibintu kandi ubwize ukuri. Ubwize ukuri? Ndakubwiza ukuri. Uramuzi. Akako. Uramuzi? Iki? Cyakoze iki? Oya, uretse uvuga mpamvu bani yo kuza mu bintu. Ngiye kanekere hano. Uramuzi? Man. Abantu barirema se. Oya, we bizari byo kwireba ngenda koje. Uramuzi? Ndabona namuzi simubeshye. Ntago muzi. Simuzi pe. Fuko ibintu bimeze. Ndashaka ko tubikorana neza. Uyu mugore afite tiro. Urumva? Afite tiro. Ko ni mwiza ariko. Oya, yarire. Kirawuze. Fasi wakimwe. Twavuganye. Arambwira ko ashaka kuza kundeba. Urumva? We mano. Dore. Ako waje ugenda gake. Arahari nyina ubuse turisanga. Ubu turisanga. Na nyina Savara hari. Wenda. Nyina Savara hari. Ese ubu turisanga.
Reka ngo ngiye nkubwira bamwe aka kagabo bushize kibye moto gata moto kayishyira mu bihuru si mwe mwayivumbuye kajya gusamba none se nagabize uyu nguyu ubu kuba kavuye mu burayi uguze ikintu kigiye kuko Didasiyane itera parufe azana parufe cyari cyo ubu parufe uyivanye bakuvanye ivata mu umujene noneho oya parufe uyivanye utabizi ikintu kigiye kukubaho rero hano havuye umugabo akora iki ni umugabo muremure ni je muve mubwire je muvavuya arajagarara hangaha arabaza ati hatunge arahari arahagara igituza ndamubwira ni je ntabwo nkora hano ijigo rikagira cyo kizungu ndamubwira ni je sinkora hano ngo karihe aba yikubise mu gikona arakubura azenguruka arakubura ahamagara papa Sava ntiyamwitaba aravuze mano nta kintu wamuhaye nari kumukisa wakigwaje umaze iminsi 3 utaza mu kazi aravuze ngo uwo musega muzahunzanira imbwa zanjye ziwurye nuko avuze kuva nagenda nta kintu uramuha nari kumuhikisa genda baga hangaha mana we kibazo bufitanye ikihe kibazo ngo uwo musega ni ngo utazaho imbwa zanjye zihite zikura mu n'umugome yavuze ngo uwo musega noneho ngo uri ukuvuga ngo uri munsi y'imbwa ze uri umusega imbwa ze nyine ikihe kibazo n'uramugabo wapi dore muvuna meto arya abafaranga uri mugabo noneho arya abafaranga yo kwezi yo kumuha ibintu by'imifupa sibyo udutwe sibyo n'ibintu byo guhango za simba umutwe nta urimo nawe umutwe no bose yarawumaye no gushyira ariko rero bimeze guteze ikibazo ni ntabe nyine mistatishize yaragiye ese udase nazahara abagiye mu gusambana mistatishize adata ni leta wicambuso nimba indazi bazikongeje akagana agakubita we jya gutunganya igikoni Dasene murapfiki ko Dasene giye ko mvuze uburaya bwa none se agiye kwasubiye mu rugo savuga ngo nagufatara gukira munsi y'ipine yampaye avance 30 twavuganye 60 uyajyana mu burayi byiki by'imifuka no mugore se noneho kandi manu nanjye mfite ikindi kibazo cyihutirwa mani nagaro ukunda kunsaba amapombo n'inzagasha n'ubudeshi ku izina ry'Imana wongeye kubona n'akadesha hangaha none se ikibazo ufitanye n'ura mugabo ni iki uzaba ukiriho imitimbwe imaze iminsi 3 yose itarya imbwa ze anyicaho 30 mane yari twari twavuganye ko nzajya muha imifupa minsi 2 nkirenzaho umunsi umwe hanyuma ndi ubwo nanjye nkayijyana mu rugo cyangwa nkayigurisha nkavanamo utundi dufaranga ku ruhande ankubita 30 yego asigaramo 32 ubwo 30 byari byavanze uyu muhirimbire wamuhirimbire ngera asangiye nayo mafaranga makako ari wowe makasa ari wowe nako wowe musega bazahimbwa zizikawurya ngewe ibyo bintu giye by'indura mugabo birandeba ko ataje ngo ambaze se ko hasanze ngo akunda imbwa ze watungiye kuzira imitimbwe zirimo ko navuze ngo umuseka yavuze ngo nagufata ngo arazana rwa runtu rumeze nk'uru je nashaka kugira to ape navuze ngo arazana rwa runtu rw'urutiyo rumwe ruzibura amatiyo urarubona rero abashyira ku matiyo yazibye ngo ruzamura rukubite mu gahanga ngo rufate mu kibazo cyatunje agukurubana guhita gushyira mu tsipine ya Vico ubundi excellence mo ngabagana tatahita kandagira umutwe ngo hose arareba agasanga umuntu n'imbwa ze bihurira ko yavuze ko ari mu gushyira izo mbwa zikakujya dore ikibazo cyatungiro ni kimwe dore ikibazo cyane ni kimwe iyo ufashe amafaranga aho kugira ngo ukore imirimo utekereza akazi wirukira mu ndaje umaze muhamagare maze ntihatunge twara nkuzi rero ko atazana guteza aragaruka ari guhamagara papa Sava avuga ati jewe ni rekana n'iby'imbwa mana amenye ibye mwana rekana n'iby'imbwa mukageze hano ukavuga ko masi simbivuga rundi se yagusanze umva rata musa nanjye mfite ikibazo gikomeye amafaranga y'imyimba se wareksa wowe ikibazo gikomeye nawe nushaka ubundi binjiramo n'ubundi rwaro rwageze kuza ubushize n'undi riri mu cyumba urumva yabaje nimugoroba cya gicamo cyo kwa Piganzenze cya kintu cya Kariba kigufi cy'igikara oya kirasi cyane uzajyazi gifotora cyitwa cyumba bigutwaye kiso mukiriya nyine banza wumve man banza wumve nigukiza wone bugivago bageze mu cyumba yego umutipe baramwe bagize gute baragiye baranyweye bajya mu cyumba umutipe ndamubuza umukobwa asohotse
injiji yakwitonze ubu haracyarimo ibanga wa gicucu ko ubwo byana umukobwa ari muri gereza urumva birangije rero nagereke wanambwiye akazi cicika mwana noneho umutipe yaturutse aragenda asiga igikombe amaze kugisiga rero gishatse kugenda kibwaye ntago vanga mutishiye amafaranga kubera ko mutipe n'ubushi asanzwe abikora ubushize arabinkoranye yego ntabwo navugaga ni ubundi ko usanzwe nawe uri umuntu wa danje wagisanze mu cyumba ugakomerezaho ayo mafaranga y'icyumba ukayishyura n'umutwe w'amaga 46 ni menshi mwana ariko ngiye ntabwo ndi gusobanukira ukuntu bimeze funga umuntu cyaje umuco kwa piga nzenze bari kukubwira ngo cyazanye n'umukobwa kimuta muri kiri rukasi kirangije mu gitondo kimusiga mu bari umukobwa yabuze uko agenda rero yagenda batishyuye se rwose namubwira iki none muri 40 tuyateranyirize uwo ntatungi se tuyateranyirize ngese n'ingeresheje izo mbesire none nuko ko ari mu cyumba bamufashe nk'ingwate kugira ngo avemo nuko ariko iyo ngwate umusore wose wabri tayari yaza akayigwatura umuntu iyo mijigajijo bamuhaye bamujigajiga hanyuma naye njye gufata none sawa uvuye kujigajiga bamaze imisi bataje nk'iyipfushije wari numva reka mwirike none se umugongo warakize umugongo warakize se sha wakira uti uzi uko namanutse shanga kubita kano sha muri cya kintu cy'ikimene cy'ikivaze kiri hari inyuma sha uri mu biki byo biri hagati yacu tubyihorere reka tukabwira ko ari umuntu w'umuco umugongo wacitse uri muri iyo gahwayi umugongo wacitse uri muri iyo gahwayi urumva nibuka ajya umusheri yaranzanze mu hano umuhambirwa yaragiye acomeka muri kakadirishya k'inyuma kirasunika naramanutse mu bitaka muri cya kimene kivaze na n'uyu munsi kugira ngo ntihagarike bisaba kimwe jya mu kazi imana jya mu kazi yo gutunganya gusa uruhe ruriya ruri mu hana narunyerera imana yo noza se ajya inoza wereka ukuntu tugiye kubigenza reka iki kigore kije n'ubundi nta gahunda irimo sibyo kiriya dushyiremo icumu gahibaza icumu umuntu arimo arakosoma ibintu bya 40 ingahe imbaza aracyari naho guhamagara ni wa mudamu mwitabe nyine none se ubwo uramubwira ngo iki none se ubundi dufite amafaranga ufite amafaranga uriya mudamu se cyangwa urakikopeje uriya mudamu ntaribonemo izi ngizi arazishyura uriya mudamu uje gahibaza sibyo kureka ngo meze nkurikira mu turimo rero sibyo ariko ubwo iyo boro uriya mudamu nubwo ataza amani kikiri mu cyumba kipfishije nyine waza ukacyataka uretse ndakubwira ndashaka ko umuntu wayagwatuza akavana kipani paka befunze paka mupani ntinyakambure wewe ntabwo byari bajemo reka nitabe uyu muntu alo nahageze salama mufre kayito meze neza ukinjira gutyo urahita umbona nanjye ni huje bro karibu kuria ano bira mubwira sasa ibinyereresho do ibinyereresho byabibonetse kanyereresho shekari yaterwe nawe yigishije ngo ibinyereresho none se ngoga pete iki gicama kinyuze hose muraziranye mani gicama se gicama se urasi baje neza bajyanye nyine hari ibyo ngo bagiye kuganira hariya mu cyumba nyine ngo ari utuntu ngo bagiye gukemura nyine twibanga ubwo nanjye nacyo kirateguye umwana buriya ibintu ntabwo aba ari sawa gute se kandi ntabwo ibintu aba ari sawa ariko ntabwo bwira umujenesi aze mu karaga gacupa bro uriya mujenesi nura mwana subwira babwira turamujenera arakwemera uvugisha ukuri utabeshya icupa riraziyamagana ukuntu bimeze wowe yaranje kandi bazi ubwira turamujenera arakwemera yashaka kukuvugisha tu niba ari iki cyoga nyanja arakigura niba ari igisiga arakigura utanyure musagira agacupa akanashaka arakigura niba ari igiherera cyangwa iki we mubwire n'icyabira mubwire turamujenera arashaka ngo minota 2 akubwira ikintu tumusangira agacupa kamwe nura mu bebe bazane nta wasi byose umva bigira ibyawe man igitaramo kitari nikiri bigira ibyawe man yego ni winjira urahita umbona ngewe ndi kuntuza ndi ku ukinjira urahita umbona
brother warungizeho utasuje muvandimwe amahoro mwana wawe umeze ute se bro meze neza ni fresh isi ndakubona mani umeze gute se mani ndaho muramutse ni fresh isi ndashima imana tonto ariko ubwanwa ngo ntabwo uzafogwa ubwanwa bwo buri kugira ibiti umunyerero mwana wacu umeze ute se umusaza uriya musore yarambwiye ngo twicare ngo nta kibazo oya ntabirenze ni bimwe byo kubikurikirana oya ni bimwe by'ahantu umugabo aguye ugatera utwatsi umusaza umeze ute se bro turaho turashima uriya rero nugera aho mu wicara ushima imana muntu wanjye kubera iki kubera iki ari ukuntu uri imana ivuga iti uyu mujene ndacyamukomeje ndacyamushyizeho ibiganza tu amagambo make ngewe narimbwiye uriya mujene kugira ngo wenda kuzane bitumva wenda rero mu byo gusakuza yego ngewe kabisa urabona nta hantu nkuzi mu by'ukuri turi abantu b'abajama nibyo mu sister salamu ubwo ni salamu ni salama cyane bitese ni fresh meze neza tonto ubona gute ndakubona wakokinze nyine ubu ngubu n'iki byose rero ufite ingabo mani ko mbona katusha wayikokinze bro ubuse ingabo ni ngombwa ni ngombwa tonto uracyari muto ufite ejo heza n'icyo ariko buriya wahangiza urebye nabi gute waririmba urwo ubonye shazi buri biri ushatse kuvuga iki se ushatse kuvuga iki uriya ntabwo nakwanga ko nawe ugira umunezero nabaho neza nk'umuntu w'umusaza ntuzujye nyine uri gushyiramo bindi bya ngombwa ese umusaza uri kupfa nkureba mwana wa mama ndapfa mpfuye neza ndagonzwe upfuye ntabwo ari ukugonga ahubwo uriwe n'imbwa mani nziza iki ngo zizi iki ngiye nkiri muto zizi ubusa mani wari wabona inkami zishashe uzi ukuntu ipfa nabi uzi uruvu bateze ubuvundera ukuntu rupfa tonto kwitapimishwa ijisho musaza wagiye rwose ukenga wagiye ukenga mwana wa mama wagiye ukenga sintu byari uduhamagariye mana oya nta tubipfe nakureka wenda ukanikomereza ibyawe n'ubundi urumva ngo amatwi ari mu rupfu ntiyumva urumva uri kuvuga niba iki mwana reka nguha amakuru ugenda kubeshya sister nutse turaziranye bro ngaho ugenda ujya gucaginga amaso icyo kiramagije kuba uvuga ko tuziranye kuba tuziranye birahagije urumva igendere muraziranye wagenda utokombere musaza genda upfe kabisa wandabuye mwana wandabuye ntabwo yishikise toto sister narabikubwiye gihe ntabwo nzagupfushiriza mani imigambi yawe mibi ntabwo izakora urumva n'uwiteka uba ukwirindiye musaza ubu iyo utansanga niba mu Imana yo mu ijuru so wari ugiye kumunyarira so winoze oya wikwimunyamunya icara neza nari kuvugura so wari ugiye kumunyarira se uri kumva ibyo ashatse kuvuga umanutse kiziba bwe n'iki yego umusista ni mubaya mani sinzagupfushiriza sister sinzagupfushiriza uri umugome uri mubi wowe uri mubi nta hantu na hamwe wowe uzacikira wambwiye keretse umuntu ntazamenye ko ugiye kwica gihe ntabwo nzagupfushiriza do hacya mungu bro wasetinze ibintu by'ubugome bwinshi byo kwica abajene byo kumara abapapa byo kumara abasaza ariko nta kintu kimwe uzagira umusista ariko nturakare kandi igihe urabizi ntabwo njya ndipfana baranzi hano ntabwo njya ndipfana nta kintu uzadukora wowe umusista mani none nta nubwo ateze arahamanuka gutya kwa kundi ushobora kumena wari wabona ikimodoka cy'itanka cyapfumutse amamesa kiri muri kaburimbo ukuntu biba binyerera uguyemo ndabibona giswa kukenye nk'imisaraba 400 Yesu oya tuza urumva ni nka 400 kurwa ukuri kw'Imana no umupepe ureba bera mu Imana yaravuze ngo man ngo abahambirwa bro ngo nzaboroza ngo nzakibaha ngo nanjye mani ngo ukuntu cyanyishe ngo ukuntu cyamfashe ngo nanjye nako nabishakaga ngo uzayagara ngo azajya icomeka bro ndavuga ni bro nukuvuze uzapfa mushire ngo azajya icomeka ngo nawe ngo atangwa aririmbo rwabonye ngo bashaka ngo bazamere nk'inka zishotse mu butayu mwana wanjye dicana ndavuga ni nanjye witeka azajya mfasha umbonye mugire urugero nk'umungu ntuza Gaspari imva ye ntabwo yari yuma man ntabwo yapfuye ejo bundi se uherutse kwitaba Imana se imva yari yuma isima ni ikirimbisi uherutse kwitaba Imana isima ni ikirimbisi haruko imva yari yuma oya wivuga ngo gushaka wiki nyine ugushaka wiki ntuza uyu mugabo watwaraga watwaraga imodoka ya Gerard iri defense ntari mu bitaro se uzi ko bomboni itakimukoresha nawe nibyo wapi none baramucomeka bomboni ntifata urumva
bafite uruntu rumeze nk'ipompo bamupompesha rw'igare kugira ngo ahumeke. Bomboni ntabwo ikurura umwuka. ukuri kw'Imana. Nta Mungu hejuru y'umusista ndabeshye. Wakwihanganye ukica abo ngabo ugatuza kwera. Ubu nanjye naringiye. Ariko gukura umuntu w'umusaza njye ntacyo nakuza. Nta nicyo nakwica. Agakingirizo karabikora. Kira nkaguye ngenda kuremera. Shyira umutima nuhitamo agakingirizo gakoresha n'utagakoresha ubyihorere. Kandi ntumwange. Oya ntumwange batavuganye ngo ngende umuntu mubi. Sibyo ntaribi. Agakingirizo we. ese digidi Nikize. akiyo propaganda wizageza ryari digidi iyo ntego wihaye wabonye aricyo kintu cyonyine wakora muri buno buzima. Ahubwo se wowe uwo mushinga wihaye wasanze ari wowe wonyine wakora nawe muri ubu buzima. Sibyo murimo ni ibiki? Sibyo turimo ni ibiki ntabwo ibintu mukuru. Umushinga njye nihaye digidi. Umushinga nihaye. Ayo makuru nijya uyumva nyamana. Nibwo bwa mbere byumvise. Nibwo bwa mbere byumvise. Ibyo bintu ntabwo bizi. Wabagabo. Akubwo nta nisono ufite digidi. Umuntu w'umugabo w'ubwanwa. Ngewe ubwanwa. Mwana ntabwo ngana nawe. Urumva? Wakabaye ugira n'izo ko tutanga nukareka ibyo bintu. Cacaka ngaho. Tanga ibyo bintu. Reka nze none ngo igihamye umusaza. Sibyo? Urumva? Oya ceceka. Urumva? Uretse nkwirike. Ariko mu byo reka nze mpamagare none w'abajama. Tusangiye digidi nasangira iki nawe digidi napikina. Kuvuga ni ibiki? Ko wumva agufite amakuru afite n'abagiye guhamagara. Abagiye guhamagara baye ariko digidi igiye ko ari umuteka mutwara umuntu utamuzi. Digidi ugiye guhamagara ndamwa. Ngewe nta kintu. Ni inde nyine. Ngewe nta kintu upfa nawe. Hako turafiki wenge nawe twasangiye. Hano nazana n'abanishana bakabisobanura. Ariko ngewe mpamvu none nibikubwiye no kugira ngo wumva afite ibyo kuziho. Afite n'abagiye guhamagara. Ko muyagara. Urumva ni ngira ubyo ntazi. Byanga bikunda mu kigo muziranyeho. Si tugiye guhamagara. Si byo uvuga. Hamagara inde? Reka wenda mpamagara inkandise. Hamagara indira. Reka turebe. Ubihamya neza nawe. Mane si ukuvuga ngo kubihamya. Sibyo ntumuzi mwese ngiye ntabizi mwana nibiki. Reka nzimwereke. Ni kweli? Kukwera ikintu nawe. None si ibintu ibiki nyine. Ni ibiki se ko ari ya digidi. Ariko dore uyu nguye wenda pari hazaye. Sibyo. Ninde? Abakuriye nta muntu utazi Imana. Uyu mujene ngo hamagaye none anakora none na service muri eglise. Yego. Yes musore. Amahoro. Biteze? Ya, ni sawa kabisa. Twaraburanye. Pepe. Sinza gusigaye wihengeka wenyine. Oya wese ko wagiye mu by'umurimo w'Imana utakiboneka. Ariko se byakubuza no kungurira agafuka. Wamugani. Niko. Hanyuma sa nunyibutsa abantu. Urabona uyu mukobwa wa wundi wari warapanze gahunda yo kutumara avuga ngo azajya twanduza virusi itera sida uramwibuka? Uvuga ryahomora se ryavuze ko rigomba kuritura abajene bo muri quartier no mu nkengero zaho. Ntuzabaje neza wa wundi w'igikara. Ahubwo se ntabagerereye. Harabagerereye. Reka dabino sara bikomeje mwana. Yarabikomeje. Baga makuru yafite ahagije. Rero ugenda chasi bizi kabisa nani sinzi ukuntu umutekereje. Ahubwo muzikuritura benshi ahubwo se ntuza. Ntuzuriya wo hepfo yo kwa Pigazenze. Wa mupapa bashi wondi bakingwe ejo bundi isima niruma nibyo nanjye bose ntiyagiye. Ahubwo hari nundi nawe numvishe ngo ariko we ntabwo dusanzwe tumuzi sinzi aho yajyaga higira. Nawe ngo bose meze nabi ni nembe mwana ntari bimuvandi sawa turakomeza tugende nari mwibagiwe niyo mpamvu nari warukaguyemo se nawe. Oya jewe se kubizi mbi ayo makuru se nyazi nge nakwishora. Njyewe nari bi turi kumwe. Nari mbiguyemo mwana. Turi kumwe. Ako digidi uzi ko nta nisoni na za zindi na nke usigaranye muri wowe. Reka nkubwire mwana we nagwaye agakingirizo urahitamo ibintu bibiri hitamo urupfu ugende upfe cyangwa se ubivemo. Hari ibindi twavuga. Hiri defose ntarwaye ntitubizi twese ko kamarariya kamufashe kubera cya kigunda cyari munsi yiwe yanze guca ibiti imibi kamutera sida. Ko ndwaye sida ngo nyanduza n'urwaye indi ako digiti. Mpamagare kashikaje hawo kashikaje umupango duke mutwa tuntu mwamwe tuganiriye amasaha ngaye kugira ngo amenye ko nuhamagara uzavuga gutyo nawe gakonfirima. Tegitege mwana kuri umuntu mukuru umuntu musabye urukundo arabyanze uburenganzira bwe
ntiyagushimye ntabwo ushobora kuba umuntu w'umusirimu uri smart ukavuga ati ni nko kudepoza dosiye kujya gusaba akazi bakakakwima uhita utwika ibiro byose rero ngo nuko bakwimye akazi ntujya gushakira ahandi akwimye urukundo ni ngombwa ngo umusebye ya degede ko byanze mwana uzi kuraje wari ufite nk'ibintu wabikuye twari tubizi kukubaha ndabizi ko yakwanze ariko turavugana nta kibazo wampamagaye ndanaza turicara numvaga uba ugiye kuba umuntu w'umugabo unabishyiramo n'uruntu rw'urwenya uvuga ati uriya nubwo muri kumwe njye yaranyanze ariko nta ribi dusangire kamwe ugomvagura ibintu tegede gisebo murasi baguseke bagusetse kandi umubare mwamwubashye muzi ko ari umugabo nkajyane ukajyana iki se kamura akira nawe uzirinde ntiworohewe akira ushyire ku rurimi ndi kugucika twese isaba gusa